Wari uzi ko hari uburyo bumwe ushobora kumenya uko imibereho yawe izaba imeze mu myaka 5 aka kanya ukamenya uko izaba isa? Wabimenya ute? Bavuga ko urebye inshuti zawe ufite ugendana nazo uko zibayeho wahita umenya uko mu myaka 5 nawe uzaba ubayeho. Urumva ko inshuti ari ikintu gikomeye. Rero ndashaka ko uyu munsi tuganira ku kuntu ushobora guhitamo inshuti nziza. Ni ikintu kitoroshye guhitamo inshuti. Nyuma y'aka kananga rero turi buganire ukuntu ushobora guhitamo inshuti nziza. Kora subscribe nuba ari ubwa mbere wagera hano dutangire tuganire. Ndagusuhuje nge ndi Joël Didier nk'ibisanzwe. Hano tuganira ibintu biteza abantu imbere, amafaranga, ubuzima busanzwe, uko umuntu yiteza imbere mu buzima akabaho ubuzima bwiza. Mbwira, wowe hitamo inshuti ushingiye kuki? Kanda hano hejuru mbwire, ushingira kuki uri guhitamo inshuti? Reba ibyo bintu byose bihari umbwire icyo wowe ushingiraho. Akenshi guhitamo inshuti ni ikintu kigoye. Gusa wigeze ubona ko ubundi mu buzima umuntu inshuti zimugirira akamaro atari inshuti nyinshi cyane, ahubwo ari inshuti inkeya. Nimugoroba nari ndi kureba interview ya Kevin Hart, uyu muntu ari kuganira na, ndashyiraho link hasi niba ukunda kureba interviews icyongereza ushobora kuyireba. Ni iyi ngiyi interview nyine yari kuganira na Pet David, afite channel yitwa Valuetainment, bari kuganira ibintu bitandukanye, aganira n'abantrepreneur. Kevin Hart aravuga ngo kuva yabaho agira inshuti nkeya bahora bagendana buri gihe, inshuti zishobora kumubwira niba yambaye nabi, niba mbese zimubwiza ukuri. Urumva ko mu buzima umuntu agira inshuti nkeya, ariko si izo nshuti umuntu azifata gute, azihitamo gute? Kuko akenshi usanga abantu tuziranye ni benshi, hari aho mwakoranye, hari aho muhura, bose subagira inshuti. Izo nshuti nke zikubwiza ukuri uzihitamo gute kandi zikakugirira akamaro? Abantu benshi bakunda guhitamo inshuti hari ibintu byinshi bagendeyeho, nk'amafaranga se, urugero rw'imibereho. Sinzi nawe icyo wahisemo ujye ugenderaho iyo ugiye gufata inshuti. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 7 ushobora guheraho kugira ngo uhitemo inshuti kandi zikugirira akamaro. Zishobora kuba inshuti nyinshi cyane, hari igihe bidashobora kwemera, ariko inshuti nkeya nziza burya zikugirira akamaro mu buzima. Ikintu cya mbere tugiye kuganiraho kugira ngo ugire inshuti nziza, wowe ubwa mbere jya uba inshuti nziza. Wowe uba inshuti nziza, sibyo? Kuko ihene mbi subizi se nawe yizirikaho inziza. Wowe rero niba utagerageza kuba umuntu mwiza ushoboye kuba we ngo ube inshuti nziza, ni ikibazo, ntabwo uzigera ugira inshuti. None se ibindi 6 bisigaye urumva ko ugomba kuba ubifite, kuko kugira ngo ube inshuti nziza kandi wifuze nuko mu bintu 7 ngiye kuvuga, icya mbere nuko ugomba kuba inshuti nziza, ibindi 6 ugomba kuba ubifite. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite, cyangwa izindi inshuti zo zakurebaho, nuko umuntu ubundi yagiye gushaka inshuti, ashaka inshuti zageze ku byo yifuza kubaho, yifuza kugeraho. Gute se? Aho ngaho ushobora guhita utekereza ngo wenda uzashaka inshuti zifite amafaranga nk'ayo ufite. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo mvuze. Mu buzima hari ibintu byinshi umuntu yifuza kugeraho. Nibyo, niba ukora business ushobora kuba wifuza kugera ku mafaranga, ariko ushobora kubaho wiberaho ubuzima butuje, ukeneye kugira umuryango mwiza, ukabaho nyine nk'uko abandi bantu bameze. Rero jya ugishaka inshuti zimeze gutyo. Uzi ko ushobora kuba ufite umuryango wari mwiza pe, wari mwiza, wari ubayeho neza, byarangiza inshuti zawe zigatuma urugo rwawe rusenyuka. Byashoboka. Ushobora kuba uri umwana ufite imyaka 17, 18, wari ufite icyerekezo cyiza imbere yawe, inshuti zawe zigatuma ku myaka 21 wisanga muri gereza. Urumva ko ugomba gushaka inshuti ubona zageze ku bintu nawe wifuza kugeraho, inzozi zawe ukabona ko izo nshuti nazo ziri kuzigeraho. Yego, jya ushaka inshuti nyine nziza pe. Nigeze gukora video ndavuga ngo inshuti zidafite akamaro, umuntu arambwira ngo ntago zibaho. Zibaho inshuti zidafite akamaro. Reba mu bantu b'inshuti zawe mu minsi 5 wenda mwari muri kuvugana, cyangwa ubushize ubwerukana nabo, mwari muri kuvuga iki? Mwari muri kuvuga abandi bantu, mwari muri gupanga iki, mwari muri gukora iki? Ibintu mwari gukora ni ibintu byubaka, nibyo ranavugaga. Jya ureba inshuti zageze ku bintu nawe wifuza kugeraho, atari ibyo uzashaka inshuti zigusubiza inyuma. Yego. Noneho ikindi kintu, jya ureba inshuti mufite indangagaciro zimwe, ibintu
ugenderaho. Si ngombwa buri gihe kugendana n'abantu mwumva ibintu kimwe 100% ni bibi, kuko mushobora kuyobera rimwe mwese. Ushobora kugendana n'abantu mufite ibyo mutumvikanaho, ariko mufite valeur, indangagaciro zimwe mu buzima. Hari ibintu udakora nabo bemera ko nyine ibyo bintu atari byo, kuko inshuti zacu zitugiraho ingaruka nini nk'uko nabivuze haruguru. Ikindi kintu cya gatatu tugomba kureberaho igihe uri kureba inshuti, gira abantu bashobora kukongerera intege aho utazifite, sibyo? Muri iyo interview nakubwiraga, Kevin Hart yavuze ko we iyo agiye kureba inshuti ariyo umuntu uzamubwiza ukuri mu gihe azaba ari gutana. Mu buzima buri muntu wese agira ahantu agera akiyemera akumva ko yageze ku bintu byose. Kugira rero inshuti zitakongerera agaciro, donc ari wowe uziyobora gusa, ibyo ngibyo ni ikibazo. Jya ushaka inshuti zikubwira ati sha rero nawe hariya kabisa ibintu uri kuvuga, ibintu uri gukora si sawa. Izo nshuti zigira akamaro, zikurinda nyine kugutana ngo uve mu murongo wiyemeje kugenderamo. Naho kugendana n'inshuti zidashobora kugira ikintu zikongerera mu buzima ni bibi. Nuvuga ngo niba ushaka inshuti, jya ureba inshuti niba ufite ikintu ubura ishobora kukikongerera. Wibuke ndi kuvuga ko ibi ngibi ntabwo ari ukubivuga kubera amafaranga. Abantu bashobora kumva hano dukure kuvuga business kugira ngo inshuti n'amafaranga. Oya, jya ureba n'inshuti nyine ahubwo ku mugani, igihe ushobora kuba wabuze amafaranga ye kuzagufasha ariko zitagukundiye amafaranga, ako kari agaciyemo. Ikindi kintu cya kane gishobora kugufasha ni ukureba inshuti zishobora kugufasha wacitse intege. Ibi ngibi uri kubyumva, hari abantu ugira b'inshuti zawe muzahura buri gihe muri mu kirori, ibirori buri gihe kuwa gatanu twagiye, kuwa gatandatu ku cyumweru, kuwa mbere tugiye mu kazi, kuwa gatatu batse, kuwa gatatu twasohotse mugasohoka, kuwa kane ukagenda warangiye ku kazi. Ariko igihe wacitse intege ntibaye baboneka, izo ntabwo ari inshuti. Jya ushaka inshuti mubana mu gihe kibi no mu gihe cyiza. Igihe wacitse intege atari inshuti zo guseka gusa, inshuti ushobora guhungiraho mu gihe wacitse intege ukazibwira uti kabisa ndumva ibintu bimeze nabi, zikagufasha. Wibuke kandi nawe ugomba kuba iyo nshuti. Ku kintu cya gatanu rero, jya ushaka inshuti buri gihe ziba zishaka kwiyongera ubumenyi, kwiyungura ubumenyi buri gihe. Inshuti muhura mukaba mushobora kuganira ku bintu bishyashya. Ushobora kuba iki ngicyo utacyumva. Abantu benshi iyo bicaye ntabwo akenshi baganira ku bintu byo kwiyungura ubumenyi. Icyo ngicyo ni ikibazo. Ako niba uri umumama, inshuti zawe buri gihe iyo muri kumwe mukaba mutajya mwiyungura ubumenyi runaka, mushobora kuba mukunda guteka, gufata neza abagabo banyu, kugira gute. Ibyo jya ushaka inshuti nayo igufasha muri ibyo ngibyo. Ikindi kintu cya gatandatu, akenshi inshuti zacu zitugirira ishyari. Inshuti zigira ishyari. Sinzi nyine ukuntu bigenda, ariko akenshi abantu turi kumwe tuba twumva twamera kimwe. Rero niba ufite inshuti utera imbere aho kugira ngo zigushimire zikazajya zumva zifite ishyari, ibyo ni ikibazo. Ushaka inshuti zitagugirira ishyari. Icyo cyo kugira ishyari, akenshi inshuti impamvu zitugirira ishyari, abantu turi kumwe tuba twumva twamera nkabo, sibyo? Hari igihe ushobora kubwira umuntu uti nageze kuri ibi n'ibi, uko uzamenya inshuti rero itari ya nyayo ni ukuye. Aho kugira ngo yumve bishimishije bitera inkunga ko wageze kuri icyo kintu, yumve nayo irishimye, ishobora nguriya nawe, nguriya ni uwa fake, ngo twabanye kera ari umuntu wa fake, ngo none ubu ngubu ngo biriya n'utuntu duke, ngo biriya bizashire. Umuntu nk'uwo ntabwo ari sawa. Jya ushaka inshuti ugera ku kintu cyiza ikagufasha guserebura ko wageze ku kintu cyiza, kuko burya iyi inshuti yawe iteye imbere nawe utera imbere rwose. Nibyo rero navuga ku gushaka inshuti. Uzazirikana uru rugero rero, akenshi uramutse ufashe eponge nyine matera, ugafata akajage karimo tuvuge ji, wangiza ugashyiramo eponge. Wamara gushyiramo eponge, iyo eponge ukayikuramo, tuvuge ko yari ifite isuku, wangiza ukanyunyuza gutya nyine ukagerageza gukuramo iyo ji washyizemo. Ushobora gusanga iyo ji yahindutse amazi cyangwa se yahindutse inzoga, ntibyashoboka. Ngicyo rero impamvu ugomba guhitamo inshuti nziza. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kugera ku rwego runaka mu buzima, warangiza ugahitamo inshuti zihabanye n'uwo murongo, donc urashaka gucaha ugahitamo inshuti zo zishaka gucaha. Ntuzibwire ko uzagera aha ngaha ushaka guca, oya, uzajya muri uwo murongo ziri kunyuramo. Buri gihe jya ubyibuka, wowe umeze nka eponge inyunyusa mu mico inshuti zawe zifite, izo nshuti zawe zigereranye n'iyo ji. Rero niba ushaka kugera ku bintu byiza, jya ugendana n'inshuti zishaka kugera kuri ibyo ushaka kugeraho. Ntugapfe kugendana n'inshuti zose ubonye, kandi buka nawe jya uba inshuti nziza. Ikindi
ibuka gukanda kuri iyi video cyangwa ukore subscribe hano cyangwa ukande ku yindi video yanjye uri kubona hano hafi, ubundi duhure muri iyo video ikurikiyeho.